we nyoherereza ibihumbi 10 hano nta kibazo ndategereje wowe oya nta kibazo yewe kohereza ntago igira vuba ako musore ari kwasama kuri mudugudu ndagiye uracyara hanga ngiye kuyazana ngiye kuyazana ariko ukusuri wagiye wiyubaha ngiye kuyazana ariko ni nutunguka toto basiya umura umanda yazana ati bitete ni mwewe Jovi yo si cyagiye twahuriye muri sauna makuru meze ute meze neza amakuru y'iminsi nanjye meze neza ndabona uvuye kuvoma cyangwa mvuye kuzana amazi nyine kugira ngo mu agapeti kanzanira amazi nakabuze ahubwo se tuzongera kubona na ryari ahubwo cyagiye nanjye sinzi ukuntu nahise nkubura tu juste tu ariko tumaze nka 2 week tutabonana Yego sha nkumbuye massage uzankorera ryari sawa nawe ahubwo se wowe akazi no munsi uragafite cyangwa uri libre nje nta kazi mfite niba uri buboneke ntago mbizi ndaboneka sana ku mugoroba sasa nibwo uri buze kumara massage ndaza kuguhamagara hako nubundi seko waruzamutse uko nari nje haruguru okay nanjye ndazamuka ruguru ubwo twajyana gake bo wenda Teodosi ya shiri meze biteze nabizi uwashonje tara se ko mbona utishimye uko bwije hari ikintu wari washyiramo nishyiramo se mbere ko ngiye kuzana amafaranga ngo hahe none si ibiryo urabona ntabwo utekeye nyoroshya amabona rero ukeneye kurya ukabyibuha twazanabyara n'abana bakaza babyibushye bafite akabiri si byose uzi buriya n'ubu utwite ni ugushaka ibintu byose wumva nkenerwa ku mubyeyi utwite ntabwo se ibi biryo nzaniye kujya kubivugiraho amagambo biragerayo nese ubu ngubu ntakubwiye amagambo meza wabirya bikagenda nyine ubwo ibyo byo ntabwo biryoshye matetse nza ko washyizemo umunyu mwinshi mana yanjye ngaha tubyihorere naho ubundi se ubundi biri nabazanira utabanyishije inzara ntabwo ari ukukwicisha inzara buriya shahu nageze hariya mu isoko nyine ibintu byaho sinanakubwiye ko byari bihenze nawe wasanze kiguranga igitoki ibitoki bisigaye bihenze baravuga ngo nubwo baba babizanye ngo baba bananyotewe ngo n'amagare yabo ngo arapfa ibintu nk'ibyo ngibyo nyine bigatuma rero bongeza ibiciro ibintu bigahenda cyane ariko ntacyo reka byahenda byagira bito umunsi umwe nzakujyana hari hoteli nzi bateka igitoki neza urumva bakotsa mushikaki urumva zimwe umva urazigera ku cyo kizizo bazishinyitse gutya ngo urumva zazishinyitse urumva aho nzakujyana twiriye burushete tumwe twishime tubyine ibi bintu tutwirirwamo tubireke ndebere nasohokanye na muzungu reba muzungu yasohokanye ibyo bintu byavuga mu kihe kinyamakuru mu kihe kinyamakuru aho uzi ko wagira ngo ubukene bw'akarande si isezerano ariko ndi kumwe na muzungu twasohotse ibikize reka nkubwire ubu ujya ucuruka bitekereza ukumva ko kuzasohoka aho ujya umenya ko ufite umugabo w'ikizubazuba kamuzanira byibuze tuzi dukonje ndadufite humura sibyo kanzana utuzi ubundi utayazana wayasutse uyazana inyisuki kuko nta kibazo ariko se ntabwo uzi ko mba nayatetse ngaho ujya gutegura jya wongeraho na kashirire
sibyiza ukuntu aba ari byiza muzumva Mathieu romantique rwose Mugesheri Sweetie Honey sibyo wambaye ubu ukajya kunzanira amazi ongeraho kashe nawe sheri igenda nyumva ko ngako Mwiriwe. Nari ngarutse ushize naraje nsanga mudahari bampa nimero zanyu nze kubahamagara rimwe mu mbibiti ariko navuganye n'umugabo wawe yanamweje amafaranga umugabo wanjye y'ibiti mada gisenyaza na rwose arakonje Saidi umeze muti sawa sawa biracamo tukomeye. uri umuntu w'umugabo uriya nta gahunda nahise nyibona uwo mwanya rero wihangane dore usanze tutangira ushobora kuba waravutse mu nzara iwanyu usanze aribyo ndi kubwira madamu wawe burya rero bya biti kare nakwishyuriye nabikoresheje mbona bibaye burya rero ujye witonda n'uba ugenda mu nzira nubwo wenda biriya bintu biba byemewe ntabwo ujye witonda ejo bundi hari umugabo gutya rwose ejo bundi ngiye ku muhanda nagiye kubona umugabo araje urumva ahasanga inuza abana urumva barimo barakina urusimbi urumva hamwe umwe ashyiraho telefone agahita abona undi nk'uko wafatiye nk'iyi ya madamu ukayishyira bagahita baguhereza indi urumva none ngubwo sinzi uko nabyita bishobora kuba ari n'ibyo utekamutwe urumva umusore abaraje ashyiraho telefone baratsinze abonye iyindi undi abibonye nawe ati nanjye shaka aho nakabiriye reka nanjye kiriho abashyizeho 500 abarariye abashyizeho 5 ariko bamwongerera abarariye si uko bigenze barangije abahungu bamumanukiraho ye bya 5 bya 500 bya 1000 byose barabijyana wakira neza umushyitsi tukaganira nyine nase ndakubwiye ko amagambo menshi ariyo yakira abashyitsi ujye ubyihorera rata mukomeze ratambwira narimvuze ni ntabwo nakongera kujya mu ishyamba ryanyu ngo nteme ibindi biti kandi ntabanje kuza ngo mbongere amafaranga nuzi ko n'ubushize naje nkakwaka nimero za madamu usibye ko namuhamagaye nkumva ntiriho buriya kare twongeye turavugana bihita binyorohera atari kumwe ubu narinje ko hari ibiti watemye mu ishyamba ryanjye mugabo we sinamwohereje amafaranga ubuhe buryo mugabo we twavuganye ambwira ko mwabyumvikanye nyine yohereza amafaranga ibiti muri bya shyamba nyine urumva noneho shakira uko tugenza nyine wirakina ibindi nyine ntabwo byumva ikintu mba nibaza ninde waguhaye ubwo burenganzira ndabuguhaye mbese iriya ntabwo ari isambu yacu yaba yashyize njye kintu mba ntumva n'ikintu kimuzungu nibwo dushobora kwifata ugatanga ibiti mu ishyamba utabimenyesheje abantu bakaza banyitura urabona n'abizi nese ntabwo yari yaguhamagaye ibyo nigeze mbikubwira ko yamamagaye cyangwa yaba yamamagaye atamagaye harimo no kuyamufata telefone ntabwo yaciyemo telefone yaciye twaravuganye rero arayama nuko nese ngutu amafaranga yaguhaye sari amafaranga yaguhaye ari nese numaze kurya ariko ko bashaka njye ikintu ntari kumva ni iki nshaka wowe nsobanurira ibiti wabimuhaye wagiye kubitema mu ishyamba nese ntabwo uburenganzira namuha binkoraho uyu si umugabo wawe utansembura rata ubyihoreye ababyihoreye iki ngenda ashaka musobanura hagati yawe nawe umuntu wabaha uburenganzira bwo kujya mu ishyamba ryanjye ngo mucikite mugire vuba cyangwa ajyane mu buyobozi ishyamba ryacu reka mubwire muzungu nese nta burenganzira yewe ikibazo ndi kubasha kumenya ese wowe kuba naje nkaka uburenganzira muzungu ntabwo yangurisha ibiti cyangwa bisaba ko ari wowe nareba wa mugabo we nawe urashaka kamunani reka mubwire ugiye gutomba uru ni urugo rwanjye uru ni urugo rwanjye rero reka mbareke njyewe kubera ngo utsize kwishatse babuze ibiti mumbwire niba mushaka kugurisha ibiti mbaha amafaranga
birangire njye nigire kujya nta kibazo ubuze kongera aho ubwo se umuhaye icyerekezo rero naba ndi gukererwa reka nigende nshaka ibindi nshaka ahandi hantu nabigura ubwo ndumva mwebwe ibyanyu ntazo nta kibazo agenda ubwo arakuvugisha sobanurira ukuntu wategetse ukajya mu ishyamba ryanjye ugatanga ibiti ni iryawe nyine hari n'ibintu ntumvishe ibintu ngo baragira ngo bafata ngo barabirukansanga ibiki ubona ndi umugore w'injiji usibye ko natuje ngo abantu bataducishamo ijisho wa mugabo we wagiye wiyubaha reka nkubwire mazuru umwe muri twebwe aravuga reba nkungu ibintu byacu sinzana ndavuze ngo umwe muri twe aravuga akira ni amadayimoni ateye akira